Hello, what's up beautiful people, this is Black TV 250 n'ubundi nk'ibisanzwe reka dukomeze tubifurize ibihe byiza cyane aho muri mu nce zigiye zitandukanye z'isi. Reka tubabwire rero inkuru imaze igihe iri gucaracara, inkuru y'umukobwa bita Shadia Nansamba w'umugandekazi. Inkuru rero y'agahinda n'uburakari bikomeje kwiyongera nyuma y'urupfu rubabaje rwa Shadia Nansamba, umugore w'umugandekazi wakoraga muri Arabia Saudite ashaka kubaka ejo heza hazaza. Ubuzima bwe bwaje kurangirira mu buryo bubabaje cyane, bituma umuryango we ubusaba ubutabera. Shadia bivugwa ko yamaze imyaka myinshi akora akazi ko mu rugo muri Arabia Saudite nk'abandi bose b'abanya-Uganda cyangwa se n'abandi bo muri Afurika benshi bajya gushaka akazi mu mahanga. Yihanganiye ubuzima bukomeye no gutandukana n'abo akunda, afite icyizere cyo kuzamura ubuzima bwe n'ubw'umuryango we. Nk'uko abo mu muryango we rero babivuga, amafaranga yose yabonye yayashoraga mu mukunzi we witwa Sekamate Moses, akaba ariwe yafataga nk'umukunzi we. Yizeraga ko bubaka ejo hazaza hamwe, bityo amuha amafaranga ye n'icyizere cyose, ariko inzozi ze zose zaje guhinduka inzozi mbi. Amakuru avuga ko Shadia yatewe akicwa n'umukobwa nawe wakundanaga cyangwa se wakundaga na Moses, amazina ye akaba ari Nakawoa Sala. Bivuga ko yari afitanye umubano w'urukundo n'uwo mugabo nguwo wa Shadia. Ababonye iyi byabaye bavuga ko igitero cyari gikomeye cyane. Bivuga ko Nakawoya yakoresheje ibuye rinini ririya ry'amapave cyangwa se ririya mubona urabona nka kuri kaburimbo ari amabuye abagenzi bagendaho yitwa amapave, ariyo yakoresheje akubita Shadia mu gihe bari mu makimbiranye ajyanye n'izo mpande eshatu z'urukundo. Ikindi cyababaje benshi kurushaho n'amakuru avuga ko Sekamate Moses yari aho icyo gikorwa cyabereye. Abatangabuhamya bavuga ko yabirebaga ariko ntacyo yabikozeho ngo ahagarike iryo hohoterwa ryaberaga cyangwa se ryabaga kuri Sara. Nyuma y'icyo gitero abo bakekwaho icyaha bahise bahunga, basiga Shadia yakomeretse bikomeye. Nyuma yaje gupfa azize ibikomere. Bivuga ko abo bakekwaho icyaha babanje kwihisha mbere y'uko baza gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano zo muri Uganda. Ifatwa ryabo ryahaye umuryango wa Shadia icyizere ko ubutabera buzagerwaho, ariko uburakari bwongeye kuvuka nyuma y'uko urubanza ruherutse kuburanishwa mu rukiko. Abagize umuryango n'inshuti bavuga ko batunguwe no kubona Nakawoya Sala ari we wenyine wazanywe mu rukiko, naho Sekamate Moses wari umukunzi wa Shadia we atazanywe mu rukiko. Ubu uvugwaho kuba yaragize uruhare muri icyo cyaha ntiyigeze agaragara muri urwo rubanza. Kubura kwe kwateye impungenge zikomeye mu muryango wa nyakwigendera. Hanyuma umuryango wa Shadia ubu urashinja bamwe mu bapolisi n'abakozi b'inkiko kwakira ruswa kugira ngo barengere Sekamate Moses, batinya ko ruswa ishobora gutesha agaciro uru rubanza. Abagize umuryango bari bateraniye ku rukiko bavuga ko byari ibihe bibabaje cyane. Bari baje bategereje ko abakekaho icyaha bombi bagomba kuburanishwa ku cyaha cy'ubwicanyi cyakorewe Shadia, ariko bataha bafite urujijo n'uburakari bwinshi cyane. Inshuti za Shadia zivuga ko yari umuntu ukora cyane, wiyemeje kubaka ubuzima bwe. Inkuru ye igaragaza ubuzima bugoye bw'abakozi benshi b'Abanyafurika cyangwa se n'Abanya-Uganda by'umwihariko bakorera mu mahanga, bohereza amafaranga iwabo bizeye kuzagaruka bafite ubuzima bwiza, ahubwo aho gusarura imbuto z'imbaraga zabo ubuzima bwabo bugahinduka umuyonga. Shadia byarangiye ko uru rugomo, icyo benshi babona nk'ubugambanyi bw'umuntu yari yarizeye cyane, cyatumye akababaro karushaho kuba kenshi. Abaturage ubu barasaba iperereza n'urubanza bikorwa
ko byakorwa mu mucyo, bashaka ko inzego zibishinzwe zisobanura impamvu umwe mu bakekwaho icyaha atigeze agaragara mu rukiko. Impuguke mu by'amategeko zivuga ko mu byaha bikomeye by'ubwicanyi abakekwaho icyaha bose bagomba kugezwa imbere y'urukiko keretse hari impamvu zemewe n'amategeko zibibujije kubera ibisobanuro byateje amakenga. Mu gihe uru rubanza rukomeje, umuryango wa Shadia uvuga ko utazahwema gusaba ubutabera, bashaka ko ababigizemo uruhare bose bahanwa cyangwa se bakabiryozwa imbere y'amategeko. Ubu ngubu inzozi z'umukobwa wari ufite ejo heza hazaza zarangiranye n'ubuzima bwe. Inkuru ibaye isomo rikomeye ku ngaruka z'imibanire mibi, ubugambanyi n'akamaro ko kugira ubutabera bukora mu mucyo. Ni ukuvuga ngo ikijyanye na ruswa nicyo cyatumye urubanza cyangwa se icyaha cyakorewe uyu nguyu Shadia kitaragenze neza nk'uko byakekwaga. Rero ni ukuvuga ngo benshi mu banyafurikakazi bajya gukorera mu bihugu byo muri Aziya bagiye gushaka akazi birangira nabi cyane akenshi na kenshi, kuko tugiye dufite ingero nyinshi. No mu minsi yashize muzi ko hari abana b'Abagandekazi bagiye bavuga ko bagiye bicirwa muri leta y'Abarabu, hariya ndavuga mu mujyi wa Abu Dhabi muri Dubai. Isomo rero tugomba gukuramo cyangwa se icyo twakura muri iyi nkuru ni ukuvuga ngo kwizera umuntu mutari hamwe muri in space cyangwa se mugakundana, umwe ari mu gihugu kimwe undi ari mu kindi, cyane cyane ku bana b'abakobwa bari hanze bakora bizeye abasore bari muri Afurika, ni ukuba maso cyane mukagira n'amakenga. Iyi ngiyi ni Black TV n'ubundi 250. Mukore subscribe, mukore comment, like, share, musangize na bagenzi banyu. Inkuru zacu zizajya zibageraho umunsi ku munsi. Reka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ku Bayisilamu dufite ukwemera kumwe. We can and we will. We can and we will.